Umwami Yesu nashimwe, Umwami Yesu nahabwe icyubahiro. We wemeye gusiga icyubahiro yari afite mu ijuru, akaza muri iyi si kugira ngo njye nawe tubone ubugingo. Yaraducunguye, bamuteye imisumari, bamutera icumu mu rubavu. Nta wundi yashakaga usibye njyewe, nta wundi yashakaga usibye wowe, kugira ngo utazarimbuka ahubwo uzahabwe ubugingo buhoraho. Ni urukundo rw'Imana rwabiteye. Urwo rukundo turuhe agaciro. Umwami Yesu yarakoze kuducungura. Uyu munsi tugiye gusoza Bibiliya, tugeze ku gitabo cya nyuma cya 66, twarahereye mu itangiriro. Imana ibagirire neza mwebwe mwakomeje gukurikira. Imana ikugirire neza wowe ugiye kurebera hamwe natwe iki gitabo cya nyuma cy'ibyahishuwe. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Tugiye kurebera hamwe igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, cyangwa se igitabo cy'ubuhanuzi. Iki gitabo cya nyuma muri Bibiliya ni icy'ibyahishuwe. Intumwa Yohana wanditse igitabo cya 4 cy'ubutumwa bwiza, akaba ari we wanditse inzandiko 3 zibanziriza igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuwe nicyo gitabo cy'ubuhanuzi cyonyine mu isezerano rishya, kandi tuvugishije ukuri biragoye no kugisobanukirwa n'agace na gato. Ni igitabo cyanditswe mu rurimi rugoye rw'imperuka, birimo ihishurwa bikoreshwa ururimi rugereranya gukoresha imibare. Intego zacyo kenshi ni ku bikorwa by'imperuka, urugamba rwo kurwanya ibibi hakoreshejwe ibyiza, gucira urubanza ibyaha no gutabarwa kw'Imana mu gihe cy'amakuba, cyangwa se no gutabarwa kw'abantu b'Imana mu gihe cy'amakuba. Iki gitabo cy'ibyahishuwe gikinguriwe insobanuro itandukanye ku bakristo bashyira mu gaciro. Bagishyize mu byiciro kubera insobanuro yabo kuri iki gitabo. Iki gitabo uretse kuvuga amateka y'isi, ariko ibyo cyitirirwa n'ihishurirwa rya Yesu Kristo. Mu gice cya mbere iki gitabo cyerekana ubwiza bwe, ubwenge bwe n'imibabaro n'imbaraga. Mu gice cya kabiri, cya gatatu bigaragaza ubutware gifite ku matorero. Mu gice cya gatanu, cya 19 bigaragaza imbaraga n'ubushobozi bwo gucira isi urubanza. Ntabwo Yesu ashushanywa nk'uteye ubwoba cyangwa uworoheje. Ni intwari yanesheje umugaba w'ingabo zo mu ijuru, kandi ni igitabo kivuga ko hazabaho umunsi uzaza afite ubutware bwo gutsinda Antikristo, umuhanuzi w'ibinyoma n'abandi banzi bose, kandi akubaka ubwami bwe mu gukiranuka k'ubutabera. Umubare 7 arakoreshwa cyane muri iki gitabo. Amatorero 7, ibimenyetso 7. Kuvuga ngo tubisoma mu byahishuwe 6 umurongo wa 1 kugeza ku gice cya 8 umurongo wa 1. Impanda ndwi tubisoma mu gice cya 8 umurongo wa 2 kugeza ku gice cya 9 umurongo wa 21. Ibimenyetso 7 tubisoma mu gice cya 12 kugeza ku cya 14.
inzabya ndwi tubisoma mu gice cya 15 kugeza icya 16. Ibikorwa birindwi bya nyuma tubisoma mu gice cya 17 kugeza ku cya 22. Abenshi bakoresha ibyahishuwe 3:20 nk'ijwi rya Kristo ababwiriza, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Abakristo mu binyejana byinshi bafashijwe n'amagambo yanditse muri 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, aho tubona ihumure ry'Imana ikomeye izahanagura amarira ku maso yabo. Nta rupfu ruzongera kubaho ukundi, nta mibabaro, kuko ibya kera bizaba byahise. Incamake y'igitabo. Amagambo abanza tubisoma mu gice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Kabiri, ibya kera tubisoma ku gice cya mbere umurongo wa 9 kugeza 10. Gatatu, ibya none, ijambo rya Kristo ku matorero, igice cya 2 kugeza icya 3. Kane, ibyahishuwe tubisoma ku gice cya 4 guhera ku murongo wa 1 kugeza igice cya 22 kugeza igice cya 22 umurongo wa 5. Igihe cy'imibabaro ikomeye, igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza 19, igice cya 19 na 21. Ingoma ya Kristo, imyaka 1000, intebe yera y'Imana ikomeye, igice cya 20 umurongo wa 1 kugeza 3. Urubanza rw'iteka, igice cya 21 umurongo wa 1 kugeza igice cya 22 umurongo wa 5. Tugasoza batubwira, iki gitabo kitubwira indunduro ku gice cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku wa 21. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwebwe twabanye muri iki gitabo kurebera hamwe incamake z'iki gitabo cy'ibyahishuwe, kurebera hamwe incamake z'igitabo z'isezerano rishya, z'ibitabo bigize isezerano rishya byose ko ari 27. Imana ibahe umugisha abo twabanye mu isezerano rya kera mu bitabo 39. Imana ibahe umugisha mwebwe twabanye kuva mu itangiriro kugeza kuri iki gitabo cy'ibyahishuwe. Mwebwe mwese Imana ibahe umugisha, abatwumviyemo hagati, abatwumvishije dusoje, mwese Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagirira neza. Icyo nababwira, dukomeze duce bugufi imbere y'Imana, kuko hari ijambo rivuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo niduca bugufi tukubaha Uwiteka, Imana izatubeshaho neza tukiri hano mu isi, kandi Imana izaduhe n'ubugingo buhoraho. Dukomeze dusome Bibiliya, ikomeze ituyobore, dukomeze kwica bugufi, dukomeze kugira urukundo, dukomeze gukora imirimo myiza bizajyana natwe. Imana ikomeze ibane namwe aho muri hose, kandi byashoboka ko mu isi mwebwe mwese muri kumva ibingibi tutabonana, ariko icyo nizera ntashidikanya ni uko ku bazitwara neza bakabikora neza tuzahurira mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze, Imana ibahe umugisha.